FAN TV. Bane muri bo bagiye bakorera sim swap abaturage bashaka kwiba amafaranga no kuvuga gukuraho nimero za telefone bakaka nimero nshya hanyuma bagasaba banki ubufasha bavuga ko bibagiwe umubare w'ibanga noneho bamara kubona umubare w'ibanga bakiba amafaranga kuri konti z'abaturage banyuze mu buryo bwa mobile banking. Ndimwe muri bo muri abo batanu we yakoraga ibijyanye na mobile money. Twavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Muhoza Marie Michel atangira atubwira umubare w'abantu ndetse n'ibyaha buryo babikoze. Bafatiwe ahantu hatandukanye muri Kigali icyaha bakurikiranyweho n'icyaha cy'ubujura ariko bukoresheje ikoranabuhanga aho bagiye bakora ibikorwa bitandukanye byo kwiba abantu amafaranga bayakuye ku konti ya banki hanyuma aho bakoreshaga sim swap z'abakiriya hanyuma bagatelefona kuri banki basaba serivisi bavuga ko bagize ibibazo byo kwibagirwa imibare y'ibanga hanyuma bikabahisha uburyo bwo kushobora kugera kuri uwo mugambi wabo wo kwiba abantu amafaranga hanyuma bakayahererekanya ku matelefone ari namwe yagiye anyuzwa ku makonti ya banki. RIB yabafashe gute ibi bikorwa byo babikoze mu yahe mezi? Ibi bikorwa babikoze muri uku kwezi hari abantu batandukanye bagiye batanga ibirego ndetse harimo na banki hanyuma iperereza riratangira riza rero kubatugezaho kubageza ku bagenzacyaha hanyuma barafatwa. Abafashwe bamaze kwiba angana iki nko mu mafaranga mubaze wenda ayo bibye angana iki? Karacyegeranywa ariko bamaze gutwara amafaranga atari make kubera ko batari muri dosiye imwe hari nk'uwigeze nk'uwashoboye gutwara miliyoni 13 hari uwatwaye miliyoni 6,170,000 hari uwatwaye amafaranga 900,000 kugeza ubu nayo mafaranga amaze kugaragara ariko hari n'ayashoboye gufatirwa ku mabanki atarabikuzwa agera kuri miliyoni 6 harimo miliyoni 4 zafatiwe kuri beka ndetse na miliyoni 2 zafatiriwe muri Equity Bank. Ubundi byari bisanzwe bibaho ko hari abantu bakora ibyaha nk'ibingibi byifashisha ikoranabuhanga? Ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga birakorwa ngira ngo murabizi ko turi mu isi itera imbere mu ikoranabuhanga n'ibyaha nabyo bisigaye byarahinduye isura ngira ngo n'ibyaha bikeya wenda wasangamo utasangamo ikoranabuhanga abantu basigaye bakora ibyaha bakoresheje telefone bakora ibyaha bakoresheje mudasobwa babikora kuri internet ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga birakorwa. Hanyuma abanyarwanda abaturage muri rusange barasabwa iki? Icyo abanyarwanda basabwa ni ugukomeza kwirinda abantu babashuka babasaba imibare y'ibanga kwirinda kusiga indangamuntu aho umuntu wese ashobora kuyigeraho nka kumwe tujya gufotoza kuri za Secretariat Publique tugasiga bakakubwira ngo byanze ni kuzajya twitwararika tukamenya neza koko indangamuntu yacu itahasigaye kuko ibi byose nibyo baheraho bashobora kugera ku makuru y'abantu bikazanagezaho ubwo batangira gutanga ibyo bikorwa byo kubiba bakabiba hanyuma tukongera no kubasaba ko ibi bintu babimenya bakabisobanukirwa bakabyirinda bakabirinda n'abandi ndetse n'aho babonye ibi bikorwa bakabigeza ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha hakiri kare kugira ngo ababigezemo uruhare bashobore gushyirwa imbere y'ubutabera. No umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Muhoza Marie Michel. Abo bantu bagiye bifashisha fotokopi z'indangamuntu zabo biba kugira ngo babone ko bahindura imibare yabo nuko batwara amafaranga. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruburira abaturage kujya bitwararika ku byangombwa byabo kuko hari abajura babyiba kugira ngo bazabyifashishe mu bujura. Uru rwego rugira inama n'abakozi baza banki kujya bashishoza mu gutanga imibare y'ibanga. Dukomeze n'aya makuru aho muri aya masaha polisi y'u Rwanda imaze kwerekana abantu bataye muri yombi barenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu John bica mu mpaka. Wiriwe neza cyane John? Niwe neza Claude. Yego. John tubwire abo bantu berekaniwe he barangana iki? Abantu ni abantu 9 berekanwe na polisi y'u Rwanda bari kuri station ya polisi ya Kicukiro. Abantu rero nkuko babisobanuye ndetse nuko polisi yabidusobanuriye bari bagiye ku Rusumo kuzana imodoka zagomba kwinjira mu Rwanda. Murabizi ko abashoferi binjiza imodoka ntago binjira bahama muri Tanzania bagasuzumirwa bazana izo modoka bazishyira muri Majerwa ishami rikorera i Masaka noneho mu gutaha bataha nyine muri ya pick up n'ubundi bagiyemo
hanyuma bafatiwe ibintu bibiri urebye bikomeye. Icya mbere ni uko bari barengeje amasaha yo kugenda. Urabizi ko amasaha yo kugenda ari 2:00, hanyuma bo bafatiwe Sonatube Kicukiro 2:10. Umva ko bari barengeje iminota 10. Icya kabiri ni uko mu by'ukuri nk'uko murabizi ko bisi nini niba yatwaraga abantu 70, kuri ubu itwara 35, kugira ngo hubahirizwe amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hanyuma imodoka wenda ya Coaster nayo yatwaraga abantu 30 iratwara 15. Muri iyo pick-up rero bo bavuga ko yari ifite assurance y'abantu 8, ariko mu by'ukuri yari yabarengeje itwara 9. Ariko usibye nuko yarenza, urumva niba izo bisi na Coaster zigabanya, nayo umuvugizi wa polisi yatubwiye ko iyo pick-up yagombye kuba yaratwaye 4, ariko urumva niba barabantu 9 bivuze ko bari batwawe ku buryo bucucitse. Ibyo rero mu by'ukuri nibyo polisi yamagana, inabwira n'abandi batwara imodoka ko ibyo bintu bitemewe. Ni ibyo by'ingenzi urebye mu by'ukuri bafatiwe, ariko ubu ngubu bagiye gukurikiranwa, babazwe, birumvikana bashyikirizwa inzego zishinzwe kubabaza, hanyuma babe bahabwa ibihano binyuranye. Tugushimire cyane John Bicamumpaka, urakoze cyane. Mwakoze Claude. Reka dukomereze mu burengerazuba bw'u Rwanda no majyaruguru, aho muri aya masaha Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professor Shyaka Anastase na Minisitiri Marie Solange Kayisire ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bari mu ruzinduko rwo guhumuriza abahuye n'ibiza by'imvura byo mu turere twa Nyabihu na Gakenke. Basuye aho amazi yasenye abaturage yagatembana imyaka ku buso bunini, kandi banasuye centre ya Vunga yashegejwe cyane n'ibyo biza byangirijwe n'umurenge wa Shyira. Bari kumwe na mugenzi wacu Tuyishime Jadolphe. Wiriwe neza cyane Tuyishime. Mwiriwe neza. Yego, tunyuriremo muri rusange by'uru rugendo aho bahereye ndetse naho bo bageze. Murakoze cyane. Babanje gusura ikiraro cya gisangwe n'ingabo z'u Rwanda, guhahirana bikaba byatangiye koroha birakemuka kuko hari ikindi kiraro cya Gikiye n'ikindi kiraro cya Kiruruma bitarakorwa. Basura mu murenge wa Mugunga no murenge wa Rusasa, aho bagiye bahagarara bareba amazu yasenywe n'imvura yamanutse mu misozi hirya no hino. Basura ikibaya cya Vunga cyari kirimo imyaka myinshi cyane cyane ibishyimbo, ibisheke, ibigori, byose byashizeho ku buryo burundu umugezi wa Mukungu warabikukunye byose n'amazu. Basuye na centre ya Vunga baganiza na bamwe mu bagendesheje. Ubu bari ku bitaro bya Shyira. Rero maze gusura ibitaro bya ibibazo bagiye bahura nabyo byatewe n'ibi biza nk'uko umuganga mukuru yabibasobanuriye. Ubu rero nkaba ndi kumwe na Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Nyakubahwa Minisitiri, ndagira ngo mutubwire mu by'ukuri uko mubibonye, wenda observation mubonye. Murakoze. Ikintu kigaragara ni uko hano hantu harangiritse cyane. Bahumuriza abaturage, abitabye Imana, imiryango yasigaye, ariko n'ibintu byabo byarangiritse cyane ku buryo bakeneye inkunga n'ubutabazi koko bigaragara. Nk'uko amaze kubivuga, twasuye ahantu henshi, ariko ikigaragara ni uko imvura yaraguye, ubutaka bwarasomye, ngira ngo ntago birarangira, ngira ngo haguye nk'indi mvura imwe cyangwa ebyiri hari ibindi byagenda. Gusa abantu babashije gukurwa mu mazu, aho hantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, bajyanwe ku mashuri, niho tugiye kuyagusura no kubahumuriza no kubaganiriza. Ibyo twabonye ni uko inzego ziriho zirakora ibintu bishoboka byose kugira ngo ubuzima bugaruke. Ibiraro birimo birasanwa uko bishoboka kugira ngo byongere imirenge igenderane. Ni centre nini cyane ihuza uturere 3 ndetse n'Akamuhanga katari kure. Ibitaro byakira abo bantu bo muri utwo turere. Kuba rero hafunga byagaragaza nyine ko haba ikibazo gikomeye ku barwayi, ariko n'abarwayi bakize n'ababagemurira n'ibikoresho byo kwa muganga biba bikenewe bivanwa hirya no hino. Bikeneye ko ubuzima bwongera kugaruka. Uretse n'ibyo rero n'ubuzima bw'abaturage, urabona n'abaturage b'abakozi cyane, abenshi
baragaruka bagasubira mu turimo twabo, ubona ko ubuzima burimo buragaruka buhoro buhoro, ariko turakomeza tubakorere ubutabazi bushoboka nk'ibyo byo gusana imihanda no gusubiza ibintu mu buryo. Hanyuma imvura nigendesha amaguru make nanone imaze guhita neza, hazabaho n'ibikorwa byo gusana amazu yabo no gushaka aho baturwa, noneho batuzwa heza mu mazu adashyira nanone ubuzima mu kaga. Nyakubahwa Minisitiri, hari abo ejo barimo babaye mu mashuri hirya no hino batugaragariza ko bafite ikibazo cy'amazi, ikibazo amazi ubwo mbese n'ibindi byose biyashamikiyeho, ariko bafite n'ikibazo cyo gushyira inkono ku ziko. Baravuga bati ko hari nk'abagendesha bari batuye impanga bagendesha ibintu byose, muri abo bantu badafite ibyo kurya. Ubundi butabazi nk'uko mwabivuze ari naho byagiye bigira ibyo ngibyo. Ndizera ko no muri iyi santere ubutabazi babubonye, tugiye kubasura, nidusanga bitarahagera nabwo turagezeho umuntu yarokoka ikiza ngo yicwe n'inzara nanone bikoraho nkari ubuzima bwongere busubire, nibura iby'ibanze biboneke. Nicyo cyatumye tuza hano hantu kugira ngo turebe n'amaso, ariko tumenye ngo n'ibibazo bihari isigaye ibyihutirwa ibikemuka bikemuke vuba cyane. Murakoze cyane. Rero kugira ngo murabyumva, bagiye guhumuriza abo ngabo bacumbikiye mu mashuri. Turumva niba hari ibibazo wenda cyangwa se n'ibyifuzo bari bubagezeho, ubwo byose turaza kubasangiza amakuru yacu ataha. Tugushimire cyane, tuyishime Jado Fils, urakoze cyane. Murakoze namwe. Yego, dukomereze iburengerazuba. FAN TV.